akumana nyine kankubwire uriya muhungu nawe muzamugereho mumuganirize. Oya urumva iyo nkuje nka gutya ukambwira ibintu nkumva ibaze muniga nyiva ari namugurije 500. Arambwira ati Sky ndimo amezi y'inzu agera mu ngarimo amezi y'inzu 3 sibyo kuva nahagera ninjye muntu wabahahiraga kuva ku gitunguru kugeza ku mavuta ku kisinako kumucaje yarakwihakanya kosika nawe rero harabika se buretse none se nyine yaranyihakanya ariko narabivuze nese undi ari kubyemera harabika musaza wawe nuri sinakibona hafi nicyo nanjye gukunda ndabiza avuga ngo naguze niba ari nanasi nimba ari amatunda sinzi ibintu yavuze ariko yarakwihakanye yarakwihakanye cyaje yarakwihakanye none se yaranyihakanye wumvishe nge mbyemera kuri Crogate ninjye muntu wabiguraga nkavuga ati ndahantu bazi ngo mvuye aho hanze umahanga kandi buri umuntu uri mu Rwanda kumva ngo wavuye mu mahanga bari ese yari yagusura hano nagarahaza nari nta n'umuntu nshaka nsura bagende muri bari kwirarira namaze iminsi naha mo hari akazi nari mfite kwani nabatse igihe gitoya kirarenza ndanagikuba kugera muri 2. niyo mpamvu rero baravuze ati ntago byapfa gukunda twabonye undi mukozi ariko nshaka gushinga akantu hano nyine mba ndi gukora. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba ukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Twongeye kubasuhuza kandi nanone inshuti bavandimwe, abantu bakanda subscribe, abantu bacu inkora mutima, muri abantu badanje, muri abantu dukunda. Umva nigarukiye kuri uyu munsi ndahantu hashyashya mutazi, ndahantu mutamenyereye. Umuntu twayatugira ahantu muri quartier nkabwa ngo turi kwa Souvenir cyangwa turi kwa Kanaka, ariko uyu munsi naje muri quartier nshyashya. Nubundi turi mu gace hano, turi hano mu Rwanda kandi i Kigali. Namenyerera amakuru mashyashya y'umuntu dusanzwe duhorana hano kuri channel yacu yitwa Sky, and I say reka mu visiting ndeba hanaba ndamuhamagara kuri telefone turavugana, ndibura ngo muri bukayibazo byabayeho mbere ubwo mu kiganiro cyashize cyangwa mu biganiro byashize yagiranye amakimbirane na Souvenir kubera ngo ikibazo cy'uko ngo ataha yasinze ngo akamutuka bakamubwira nabi bagashwana. Urumva kandi agomba kumubanga musaza we wamwakiriye hano mu Rwanda. Sky yaje mu Rwanda yaje mu Rwanda aje gusura musaza we kunyuma yuko amenye yuko abyaye. Yifashisha nimero zacu dusanzwe dushyirana kuri channel mujya mubona muri description, hanyuma araduhamagara aratubwira ngo ashaka guhura na musaza we akamuhemba nk'umuntu wabyaye. Ntabwo byaje kugenda neza ko Sky yari afite igiruhuko kingana n'ibyumweru 3 ubwo n'ukwezi hano mu Rwanda,
kandi ibyo byumweru bitatu ntabwo yagombaga kubimara muri lodge cyangwa mu ma guest house. Urumva ko hano mu Rwanda birahenze, kandi nk'umuntu uba mu mahanga nka kuriya aba akeneye ahantu heza afite umutekano. Urumva rero ni ibintu bihenze cyane. Yifashishije rero musaza we nk'umuvandimwe bavukanye bava indimwe, aramwifashisha kugira ngo amufashe, hanyuma aba acumbitse iwe mu gihe yaje kubasura, nyine nk'umuntu waje gusura umwana, waje gusura umuryango. Hanyuma n'igihe nikigera cy'ikiruhuko kirangiye azasubire muri Kenya. Ntabwo byagenze neza ko Sky akigera mu Rwanda yajeho utuntu tw'imbogamizi two gutaha amasaha atinze, kandi hano mu Rwanda urabizi ni ibisazi, utuntu two gutaha nyine yasinze kandi akanasuzugura musaza we. Umugore we ntiyabifata neza, abigira ikindi kintu. Hanyuma aza gufata decision yo kumwirukana kugira ngo atamusenyera urugo. Uyu munsi rero nerekeje muri aka gace muri kubona, muri quartier nziza ibamo amazu meza, ndimo ntembera, ndamuhamagara kuri telefone, turavugana, arandangira. Ngarukira hano inyuma mubonye, ariko ndavuga ni reka ngende n'amaguru banze ndebe ni biki, banze namuhamagara kuri telefone naturangiye neza ko ndakeka uyu muhanda ndimo ari wo yambwiye. Mbere yuko rero mpaguruka kamanze muhamagare kuri telefone, cyangwa nerekeza ko ashobora kuba ari nko muri ibipangu bya hano hafi, sinamenya. Hanyuma twumve aturangire neza. Sky, waramutse nanone? Waramutse nanone? Uri mu rusaku. Nari ndimo nkubaza ntiwaramutse nanone? Yego. Ya quartier rero warumbwiye twari nyigezemo, ndi kumanuka muri ka gahanda handi ku cyapa wambwiye 703. Negeye hepfo gatoya, ndi mu bipangu bimeze ukuntu nyine. Zamuka, uri kubona igipangu cy'ubururu? Nzamuke manuke? Manuka. Igipangu cy'ubururu cyari kimanuka imanzi. Ikindi cy'umukara kinze yakadaseri tumamaga. Igipangu cya mbere narenzeho gisa Bressier, n'ibindi ni Bressier. Kameze turebe. Igipangu cy'ubururu nakibonye, cyitwa grillage, gifite amadirishya ya pinki. Nahagize kabisa. Nakubonye. Oya n'ubundi nanjye ntago ndi butinde inshuti yanjye, nihutaga n'ubundi. Kubonye ukahita uhinduka. Wiriwe cyangwa reka duhoberane basi. Abantu bataherukana uraho. Muri amahoro. Yego niko abanyarwanda basuzanya. Ndarusanze nigendeye. Biteze. Nuko ni sawa. Amakuru. Agana nakubwiye ko nazanye na deflash. Oya ndakumenyereye, uretse ejo bundi waje nawe muri kumwe, ariko yakura ko ari kugira ngo manze introduce. Aya. Manze nakugeraho ndebe byawe byo. Bize biteze. Ni fresh. Meze neza. Ahantu se. Ikirere cyo mu Rwanda. Ikirere cyo mu Rwanda menye cyarakuguye neza. Ikirere ntarebe ikibazo nyine. Ikibazo ni? Nakinaga. Nakinaga nta kibazo. Nta kibazo. Amakuru na musaza wawe by'umwihariko nacyo kintu cyari kinzanye aha ngaha ubundi. Duhagarare hano se? Oya nta kibazo na hano. Okay. Nta kibazo na hano. Najyo nta kibazo na hano kabisa, ni heza. N'ikirere cyiza. Menya rero impamvu nawe uri gusa neza mu maso. Yego gusa neza. Amakuru ya souvenir. Nimbaza amakuru ye pe. Byahinze biteze. Wamenye ko bamwirukanye mu nzu? Kuba baramwirukanye nanjye kuvuga ngo nanjye kubivuga nabi, ariko n'uburezi bwe. Nese umuntu w'umugabo ukora bamwirukana mu nzu gute? Ahubwo se ubu biceri harigire umuntu agira impamvu runaka zituma ibyo bintu bibaho nta wamenya. Biceri nari nabakoreka mbyiyore. Agaba ari ngombwa, ariko umusaza we mwariyunze.
twariyunze ariko nyuma yaho twiyunze Juvenile namugurije amafaranga ikibazo nuko atari ngombwa kwivugira kwe oya nta kibazo wabitubwira no 250 ni umuryango no 250 ni umuryango kandi n'abantu bacu abantu duhorana n'abantu nyine n'abantu n'ubundi babazi inkuru zacu zitandukanye nese nibazi yuko oya man umuntu abari umuvandimwe ariko arahagira akarenge ubundi ku mugani n'ijavangwa amafaranga nta kintu adakora nese niba kuba bari kutasubiye kuba iwe nge ndi hano ariko nabyo by'imyanya mitona ni gato nta gashambrete nta cyumba kirimo narimo abaye gutya biraha muri iki gihe ukodesha se ndakodesha sikawusko ukodesha shajure kari igihe ibintu bihinduka ese ibibazo byo kuba muri ghetto kuba ari danger urumva bisaba kuba ufite akagaze cyangwa akababura hari nk'umuntu amenyere kuba mu mahanga wenda nta kagaze akamatera se mbabura so namenya no kubicanisha ngiye nagiye nyiri umwana none se ubu hano ubayehuti meze bite nyine ibikoresho wahise ubikura he cyangwa wahamagaye ibikoresho se oya kandi Souvenir yarahamagayeyo akaniranya n'umukecuru cyazuramo guteranya na mail aniranya na mere nasanze yarahamagaye nyihamagara umukecuru atangira ngo we mite nyine mitambyumva ko Souvenir ya mu mail mufitanye ibibazo mva ni atari ko bitoroshye no nashobora kunyumva bati musaza we nashobora kukubeshyera akomana nyine kankubwire uriya muhungu nawe muzamugereho mu muganiriza oya urumva iyo nkuje nka gutya kambwira ibintu nkumva ibaze muniga nyiva ari namugurije 500 arambwira ati Sky ndimo amezi y'inzu agera mu ngarimo amezi y'inzu 3 sibyo kuva nahagera ninge muntu wabahahiraga kuva ku gitunguru kugeza ku mavuta ku kisina ku mucyaje yarakwihakanya kosika nawe rero harabika seburetse none se nyine yaranyihakanya ariko narabivuze nese undi ari kubyemera harabika musaza wawe cyaje ntiyakwihakanya nese undi ari kubyemera cyaje ntiyakwihakanye ikiganiro sinakibona hafi nicyo nanjye gukunda ndabiza avuga ngo naguze niba ari nanasi nimba ari amatunda sinzi ibintu yavuze ariko yarakwihakanye yarakwihakanye cyaje yarakwihakanye none se yaranyihakanye wumvishe nge mbyemera mani kankubwire kuva nkigera hariya guhera kuri Krogate ninge muntu wabiguraga nkavuga ati ndahantu bazi ngo mvuye aho hanze umahanga kandi buri umuntu uri mu Rwanda kumva ngo wavuye mu mahanga bari ese yari yagusura hano nagarahaza na rimwe nta n'umuntu nshaka nsura bagende muri bari yawe umugore we cyangwa yaba sikawaze twinjira tukagera no mu nzu byibura tukanariga tukanagusura twerekana n'abanyarwanda uko babe baretse nzabereka ha kabiri uzabereka ha kabiri none ufite gahunda yo kuguma mu Rwanda se cyangwa n'ubundi ko kare tuvugana kuri telefone mini ejo tuvugana kuri telefone warambwiye uti nabaye mfasha ahantu kagete ko kubamo amaribo nangurishije na phone ngasigarana matushe mwagiye mugira ni mu oya ariko nagari cyane pe nagari cyane kubyo navuga ngo nabwirirwa ariko nyine birakomeye wano yamamudi kwanga ko bihabicaza nakamatera ni matera nabaye nshyizemo nutwo tuntu twanye tw'uburozi oya ho harahari none se ibyo nakubazaga ntabwo nsubije neza ibiki nyine kugira ngo urumva wambwiye yuko ugiye kumara ukwezi hano mu Rwanda ariyo ufite ibyumweru 3 gahunda yo gusubira muri Kenya ihagaze iti byaranze sha muri Kenya rero uncyuhije umutwe none ndasaze muri Kenya ntabwo nasubirayo igihe mazina naje ubundi nize yari amafaranga nagurije Souvenir uvuga atazanyishyura nyakore motike nongera nkore motike ngende Souvenir ngeze naranenguwa nyine amafaranga yaranyima bazo umuntu wambwiraga ko ari amafaranga yarayo kwishyura inzu bakaba baramwirukanye mu nzu kandi yarayanyatse ambwira ko ari kwishyura inzu amezi anga yarageze ese ubwo yaragiye kuyakoresha iki uzagenda ubimubaza kuyakoramo hindi business yenda runaka I don't know bro kumva bitoroshye ibisazi none iyo umwishyuje akubwira gute aramfata se hamagara nanjye kuvuga ngo hamagara nimero yanjye bigatamborotse ahubwo uzamubaze niba ataramborotse
no kumuhamagara ntabwo bicamo. Umugore we niwe nahamagaye kara akajya mfata akanyumvisha ibijwi by'ibiradiyo nazi. ntabwo byoroshye Ariko nawe wasanga ubu yagutumye ukaba uri kuzimfatira. urabizi nzu kwanyu nkuko naje niko nanjye n'ubundi nawe nzagiwe. None se nyine uri mu Rwanda cyangwa tutegereze Sky ko hari igihe kizagira akagera? Abantu zisi nawe nkunda kwirarira. Namaze iminsi naha mo hari akazi nari mfite kwani n'abatsi igihe gitoya. Kirarenza ndanagikuba kugera muri kabiri. Niyo mpamvu rero baravuze ati ntago byapfa gukunda twabonye undi mukozi ariko nshaka gushinga akantu hano nyine mba ndi gukora. Ko bigoye mwana, ubona na telefone ziri kugurishwa ngo bizavamo. Oya akagafone nagurishije iriya nini mba nkaguze by'akanya gato ariko ntago namara nk'ibyumweru bingana na phone. Ndumva bibabaje kabisa. Yata ariko nta n'ibyatanje. Birababaje cyane pe. Kandi umuyigi se ndabizi nziringa ntago bizanga cyane. Shaka kuri birababaje. Oya kintu bitwa. Hano mu Rwanda rero tugira defo idusore turi aho ngaho tukaza twitereteshwa. Bro akarega nibagende nzu ubuzima nibona subwo ninde munigaza kuzimfatira aho ngo nkunda gutereta keretse afite ibiceri kakaza tukabiryoshamo. Tukiri kuri kamera rero ntarabyibagirwa. Abanyarwanda babonye ahantu usigaye uba, ahangaho usigaye wibera, ahangaha Sky wacu ari kwibera. Murabona ubuzima yanze ko twinjira mu nzu yenda ngo tubereke ngo ni ibiki ngo bimeze gute kote febre muzibone. Tuzamukane. Tubona ko nendaga gukina. Kote febre ngo muzibone. Ni ibintu bitoroshye namwe murabyiboneye kumva nyuma yo gushwana na musaza we nuko byagenze. Sinahamye neza 100% ko mwiyunze urumva kuko urumva aracyari muto bifu tw'amafaranga ngo 500. Oya nyine nje naramubwiye ati mbwira nimba utazayama mbimenye ngo ndaguhebeye nka musaza wanjye cyangwa mbwira nimba uzayama umunsi ngo wapi ngo nibikunda none nanjye nabonye ubuze umuntu baba bari kumusohora mu nzu wowe ukajya kumwishyuza. Nabaye muretse ntago biba byoroshye kabisa ariko ndabizi nzabimenya ibintu nibigenda neza souvenir ntago bizakunda ninshaka nzamutere mwaka yanjye ariko muri iyi minsi ubwo nanjye mbaye muhaye agahenge ari mu bihe bitoroye gusa nanone ntago mba mbyita nafite ibibazo ntago yorohewe numva nyine abantu bari kuguhamagara kuba nyine ari nko mu nzu nka kuri atare nishyura bakamusohorana n'umwana n'umugore. Umwana n'umugore se umuntu w'umugabo n'umugore babana mu nzu abara amafaranga yo kwishyura kuryo bamusohora. None handimo ngewe nibyo byangwiririye byo kuba yanjye ariko akagito kanye ndakishyura. Urakishyura ko gurisha telefone nagurishije phone suzi wenda narinye hazi impamvu ari gurishije oya narinye no boteri ndabyemera ariko nyine na souvenir niwe wanengushye sinimba umuntu mugurishije ibiceri ariko ntago hakonanira kuhaba kuko uri kavukire. Oya hano ntago hananira uri kavukire naha ntago hakonanira kuhaba ntago hananira ndanabahereza nk'umuntu bazi ndi umwana nkababwateze gutya kuyeho nabingaye kuri kamera. Rero souvenir n'umuntu wakandi subscribe bura kuri no 250 muduhere ubutumwa nka musaza wawe nabyo nshaka oya uko gwabunga n'umugabo ni mu baturanyi ugombaga ari ako wasaze nyine muduhere ubutumwa kuri kamera nta kibazo. Nibaza ko nta butumwa numva namuha ushaka gerageza ushoboye mu butumwa nyine ntago ngiye mbyifuje ngo bari kuvuga ako niba wumva ari byo ngombwa unabivuge nabyo nta kibazo ubwira kwishyure ntabwo ari kumvuza ako niba wumva ari byo ngombwa nta kibazo nabyo kabisa. Aso wanyishima Oya kuri kamera ivugurira kuri kamera oya ariko kunyishyura ko arabizi narabimubwiye ariko mubwiye ko uzakwishyura ariko ntago abyibuka yenda. Okay ntari we mugenera ubutumwa buturutse kuri wowe ubutumwa nshaka kumva tunasuza n'ikiganiro mugani tunazamukana niba ari ahantu rutembereye ubutumwa nshaka kumuha
nave mu miteto areke kumvira amagambo y'umugore washaka akazi nubwo butumwa amaye souvenir areke kumvira umugore we uzamushakira shaka nikingire nigendere oya kukumugumana no kuguma yumva amabwire yiwe biratandukanye si ibintu bitandukanye ni sorry utago ari ngoye reka twinjire na kamera mawe nakiduha amazi yo kunywa oya tanga byagunda aho uratuma nkukingirana nanga nuko bimeze rero nuko bigenze oya ndakurindire ngo tujyane ndakurindire kinga nta kibazo tujyane nuko bimeze nuko byifashe kuri iyi mihanda yacu murahabonye ahantu asigaye abadore asigaye aba muri ino nzu nuko akinga namubonye nta hantu nyine yabashe gufonda ubuzima arahaba kugira ngo arebe ko ibintu byakomeza nyine ubuzima bwakomeza nta kibazo tugende byo muzamu bo ngo rero reka mbasezere maze ndeba ahantu Sky njyanye cyane ndebe wabona agiye no kungurira agaceri kwa Nyagiso amenya ibindi tuzasubira ikiganiro cyacu nakagaruka we kandi subscribe gusa naho ubundi turi kumwe.